Imana abane namwe bavandimwe bantu mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira kuri bimwe mu bibazo abantu bagenda bibaza ku Buyisilamu. Bimwe mu bibazo abantu bagenda bibaza kandi bakabibaza basebya Ubuyisilamu kandi ntago ari byo. Dore ikibazo cya mbere bakunda kwibaza icyambere baribaza ngo Abisilamu iyo uhuye n'umuntu ushaka kuba umuyisilamu akubaza iki kibazo. Ni ibibazo byinshi ariko umunsi naturanyijemo ibibazo bine naboneye igisubizo ndibuze kubaha. Ikibazo cya mbere abantu babibaza bakujya bimuga kuki utaba umuyisilamu. Uraza ukamugera ko ati muraho amakuru yanyu ni meza, akakwibwira nawe ukamwibwira, abakubaza ukamubaza uti kuki muvandimwe utaba umuyisilamu. Abayisilamu rero umva ibisubiza gusubiza. Abayisilamu ni beza, abayisilamu ndabakunda, ariko dore ikibazo cya mbere banza kubaza ngo abayisilamu bagira abagore benshi. Ikibazo banza kukubaza niba byarabaye iturufu, ariko mbashubije mu buryo bworoheje buvunaguye. Ndagira ngo nkubaze ngo umwami Salomo aba mu gitabo cya Bibiliya icyo usoma yari afite abagore bangahe? Ese uwo mwami Salomo azajya mu ijuru? Ntago rero gushaka abagore benshi ku bayisilamu ari ubusambanyi. Ntago ari cyo bivuze, kuko n'intumwa n'abahanuzi bageraga gute barabikoraga. Cyo ni icyambere. Umwami Salomo ko afite abagore 1001 azajya mu ijuru cyangwa ntago azajya mu ijuru? Ibaze. Ikibazo cya kabiri bakubaza ngo abayisilamu bamwanda kuki utaba umuyisilamu muvandimwe? Akongera avuga ati impamvu ntaba umuyisilamu, abayisilamu ngo basenga bahena bahenura. Please, ndagira ngo mbabwire kuri ntago ari uguhena umuntu ahenura, ahubwo uyu nabivuze uba ushatse gusesereza abayisilamu n'idini w'Isilamu, ushaka kuyisebya. Iryo jambo ntago ari ko bakoresha ngo ni uguhena bahenura, ntago ari cyo bivuze, kuko twebwe ni ukubama, turubama. Nongere mbisubiremo, ni ukubama, kubera ko intumwa y'Imana Yesu nawe yarubamaga. Kugira ngo ubyemere, intumwa y'Imana Yesu yarubamaga. Reba muri Mariko igice cyawo cya 14 umurongo wa 32 haragusobanurira impamvu Yesu yubamaga, nkuko abayisilamu bagira gute bubama, nkuko abayisilamu bubama. Twe tugira gusenga turagira gute turubama. Iki cyo gisubizo rero ntago duhenura, ahubwo turubama nkuko Yesu yageraga gute yabikoraga mu nyandiko twatanze ya Mariko igice cyawo cya 14 umurongo waho wa 32. Ikindi kibazo bibaza barakubaza ngo kuki abayisilamu mutarya ingurube? Kuki abayisilamu mutarya ingurube? Nagira ngo nguhe igisubizo. Mu Balewi haranditse ngo igisubizo cy'ingurube kiri mu Balewi, aho Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se Imana itubwira ngo n'intumbi usibye no kuzirya n'intumbi zazo nimukagire gute nimukazikoreho. Ibyo bibazo rero nibyo mukunda kwibaza, ariko ni byinshi. Ejo inshallah ta'ala musibejo tuzongeraho ibindi bibazo bigiye bitandukanye byo mugenda mwibaza, ariko aho tujye tubarangira. Niba tubarangiye mu Balewi mugende murebe, niba tubarangiye muri Mariko mugende mubirebeho. Aho hose azenda guha ibisubizo, asigaye muyoboke Imana imwe. Rero Isilamu ni urukundo. Isilamu ituma abantu twishima. Ni ukuri nta bantu bagira urukundo nk'abayisilamu. Ndabashimiye rero kuba mukurikiranye iyi video, muyisharinge kandi mukore subscribe. Ibintu biranyobera, mba nibaza iyo abantu bashize ibikorwa by'urukoza soni kuri ku ma YouTube, kuri TikTok, abantu barabyishimira ukabona barimo barabiha share, ama comments n'ibindi, ariko umuntu yashyira ijambo ry'Uwiteka abantu bakabinyuraho bagenda. Mukore subscribe rero, ejo duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe.